Sheri ni iki cyatumye urara udasinziriye? Sheri nyine ejo nabonye umuntu usa nka Chris. Umugase ba. Inzaremereye nawe. Ngo? Ase nebura yibutse ko yigeze kuba wanje nebura umunsi umwe. Wabuze ikintu ukora ku buryo uzagufunguza koko Wajya gukora utariye amafaranga arabuze wa muntu gerageza urwana ndetse ko umunsi nawe murakoze ariko soye Chrisira bifatanya bakuwe nyamara niwe Chris wowe umoye iki urabaza ngo ndetse uramubariza iki niba umuntu ashaka amafaranga tumufungura tumufasha afite ubufasha ku buryo waza ukamwubita yego mbese yicaye hano ubona yishimye afite ikibazo mufashe tujye ukomeze ugende kumubaza ni uburenganzira bwanjye urumva kandi no kumufungura ni uburenganzira ahubwo afazari aho kugira ngo umubaze ibibazo byinshi mu gihe udakeneye kumufungura ukomeza nasona uraza umubituri bacyashaka n'urundi se bacyashaka n'urundi wowe fungurira umuntu niba utabishaka wikomeza rego kuza mu gihe ubona ufite ubushobozi bwo kumufasha mufasha ariko njyewe umuntu ubusa njyewe nta ibyo nari nkoze nari mbonye asa nka Chris narinzi kandi Chris narinzi ntago yakagombye kuba ari ku muhanda uyu ni Chris uramuzi uwo ari umugabo wawe ntago umuzi akakanyura mwirengagije ariko mwajye mukakwirengagiza bigezanga nakubwiye ko izi saha umugabo wanjye ntabwo ari kuba yicaye hano ku muhanda umugabo wanjye yagiye mu kazi ni gute se umuntu yari aragiye mu kazi nkaza nkamusanga yicaye ku muhanda ariko ari Chris mbere yo kumubona nyuma yo kumubona uhise ubona ko hari cyahindutse yarahindutse ni Chris ubonye wicaye ahangaha ntabwo wakamubajije gutyo umuzi neza ari umugabo wawe ahubwo ukora ubutabazi nk'umugabo wawe ukamufasha byihuse mbonye basaba ko umugabo wanjye yagiye mu kazi ibyo uri kumbwira rero ntabwo nabyumva rwose niba ukaba ndi iyi minsi musigaye muhindukana kunatindaho gusa biba binambabaje pe bikubabaje kandi utumye agenda ntanamubajije njye nabibonaga ko ari Chris rero ariko sinzi niba ntabwo numva ukuntu nkurushije kubona ko ari umugabo rwose imbere ubutaha ntuzongere wese urakoze ukeneye cyane cyo uri kumpemukira cyane uri kumpemukira ibikorwa bya boss urabona dore inyubako yarahagaze wamba bari ukanyoreza ayo mafaranga ko boss aramutse aje agasanga inyubako ye yarahagaze yamerera nabi kuko uko ushoboye n'ubu mbo isaha n'isaha ashobora kuhagera numva namusobanurira ngo iki ushize ndakwinginze nk'umuntu wanjye nawe uhageze ukareba ibikorwa uko bimeze so yanakariza icyizere kabisa ndakwinginze so gerageza nk'umuntu wanjye okay nibyo nakubwiraga yego ahantu ha mugabo aduhayemo ingwate harimo iyi nzu nukuvuga ngo iyi nzu mbone itarangiye nayo irimo hari nayirimo ukamanukana inyuma iyi parcelle ikagenda ikagera no hirya gato hari umugabo wavanye imbibi nonda kutembereza amakugeza niho yari yaduhayemo ingwate ngaho ahubwo nuko ngira ngo kwishyura byaramunaniye niyo mpamvu tugomba kumutereza cyamura mpamvu naje kukureba okay ahangaha turaza gushaka umunsi twazaza kwatereza cyamunara kuko ndabona n'ahantu bitewe n'amafaranga yari yafashe wenda ngira ngo azagaruka ko iyi ni imari inateretse ahantu heza buriya nyine nuko ariko nta kundi ahubwo ubu bimfashe bibe vuba turabyihutisha amezi agera muri 4 ni menshi turabyihutisha ngira ngo nta bibaye birebire byafata ukwezi kumwe kuko nanjye ndabona ko ahantu koko wa mugani ariko
ahantu ni heza, hano nanjye bwanjye nshobora kuzashaka ukuntu magura cyangwa se nkabwira nk'inshuti yanjye ikaba yahagura. ya nta Ahubwo kibazo wowe komeza uhanzengurutse turebe wowe neza. mfasha rwose Ndebe n'ayo ni no kuri masambu kaburimbo meza. ni Ni no kuri kaburimbo kaburimbo rwose. wowe mfasha igihe rwose vuba kirangira uzi ko ari amafaranga muri banki abakora buri munsi mfasha rwose ndabyihutisha rwose ahubwo hanzengurutse. tugere nkugeze n'aho hirya gato. Amakuru amakuru ni meza cyane ayawe amakuru yanjye nanjye ni meza ameze neza ndakomeye. ndabibona Ariko gusa ndabona ubuzima bwarahindutse usigaye umeze neza ukeye. nawe urabibona ariko bwarahindutse Imana Urasi usigaye ubahe ko wabuze cyane. Imana neza yego kubunara gafasha umunsigaye mfite akazi karyoshye kandi ndagushimira ko ari wowe wabimfashijemo. Imana ishimwe no cyane kuri. gusa ndashaka kuzagushimira turi ahantu turi bari twitonze Ntabwo bizere ko ibyo bintu mbikunda. umva nkwereka ko nyine hari icyo nageze ndashaka gushimira neza bya nyabyo gusa kare nahuye n'umugore wawe twahuye madamu mwahuye? Twahuye Mwahuriye hese kandi? twahuriye ahantu ku muhanda arimo atambuka nayo ntambuka tubona mbona Chris ubuzima bwaramucanze mbega ameze nabi byagenze ute mbega biti byantunguye mbona na madamu asa naho atamuzi mbega birancanze ubundi ubuzima byagenze gute mbega muri make. Chris naye ntago muheruka ndi kumushakisha ibyo ntago ndabimenya neza nzakubwira ariko nyine hagati aho ngaho ako kantu nyemereye. Ego umva kwete imfubyi y'ibwiriza kuri ibyo ngomba kubikora n'inshingano ubwo wabarangiye neza kuri asi nkabyirengagiza Byizere ego wivuga ngo mbyeze vuga ngo ubu byabaye ahubwo usigaye ubahese. ego nsigaye mbahafa hirya gatoya nyine hafi yo ku kazi nawe urabibona usigaye ukora ibiki? nsigaye nkora ibintu nyine bijyanye no gucuruza alimentation mbega ibintu nk'ibyo nyine Imana yagize neza birumvikana kandi biragaragara ukusa nuko ubushize twahuye usa n'amarira yabaye menshi biragaragara ko harimo itandukaniro rinini cyane cyane rwose umva nawe ntubibona koko biragaragara cyane rwose nugutakirwa umbaza nawe ubwawe amaso yago ushobora guhita uvuga ati umuntu kose ariko byagenze. Urabona umugabo se? umugabo nyine aba hari abafiyanse nyine bari aha ariko nyine ntabwo ibyo kuvuga ngo proposa tugiye kubana ntabwo biragera igihe ntabwo kiragera ariko ntacyo nyine bisaba kwitonda ugashishoza ukamenya ntubizi si by'iyi minsi ni kwitonda ukareba urabona nyine mbega ukareba umuntu uzajya icyo akugezaho mbega ubuzima naciyemo ntabwo ushaka kubugarukamo urabuzi ntabwo kuganirije ubuzima bwari bubi bitewe n'ukuntu nakubonye n'uko nkubonye ubu gusa biranshimishije cyane bitewe n'ukuntu nkubonye kiriya gihe byari bibi cyane byari bibi sinjye kwemera no kukubeshya byari bibi pe mbihamye neza byari bibi ariko ubu hari uko Imana yabigenje niyo mpamvu abantu barakubona bakakumenya bitewe n'ibihe wabagamo kiriya gihe koko nyine biba bigoye kugira ngo uzabone n'umuntu akumenye uzi kuba wahuraga n'umuntu uri mu kabari wasinze umugahura noneho umeze neza wicaye ahantu heza mbega wasirimutse ntawe utakwibaza ahantu Imana itakura umuntu ntaho ubu ngubu rwose nanjye nabonye ko Imana ntacyo itakora kwiheba kubi ni ugupfa yego ni ugupfa nawe urabizi ubu ngubu rwose gusa ariko nanjye nagushimira kuba amafaranga twaguhaye utarapfushije ubusa ntabwo nari kubikora njye nari nakwishyuje ibitangaza ko mbonye amafaranga make nagira ikintu nkoraho nkazamuka nkamera neza nawe urabibona abanyamahirwe nk'amwe nyine wahuye n'umugisha urazamuka warakoze cyane kubyaza umusaruro kandi nawe warakoze cyane ukuri ko wamfashije ukamba hafi ni ukuri buriya sinzi ukuntu nagushimira mva kora ahubwo ibyo birakwiye umugisha Mana simbizi imigisha nagusabira uko ingana gusa Imana yo mu ijuru ibyumve y'ubwayo ko ngusabiye umugisha ibindi nyine sawa nyine reka mbe ngiye gasi sawa cyane ubwo tuzahura ubutaha nyine nkubwira uko nzabyumva sawa
yanjye ko meruka ko menashyizeho kumva abakozi ibintu bimeze bite Deo nakwitabye rwose ibintu bimeze bite sawa sawa boss urasanga ko nakubaye amafaranga ibikorwa byanjye ngo bigere neza ibintu bimeze bite boss mbabarire kabisa simfite icyo navuga kakanya naje kugira ikibazo cy'amafaranga konti yanjye amafaranga nta mafaranga kumva ngewe kumva ubwanjye nge nakwihereye ikibazo ni ikihe ufite cy'amafaranga mbwira kwe ikibazo ufite cy'amafaranga ni ikihe kandi ngewe kumva nakwereye ko ngewe nakwereye kumva amafaranga yanjye ntari kuri konti yawe ari kuri konti yanjye none ikibazo ufite ni ikihe okay mbabarira iminsi mike yandi bikemura ikibazo inzu yanjye irimo kudindira kandi ngewe inzu yanjye ifite abakiriya bashaka kuyikoreramo ngewe ubwanjye barimo kuyikira kuri puresha ikibazo ufite ni iki so boss uri umugabo nawe ndi umugabo za so ni ibiki okay nk'iminota 2 nkubwiye abakozi bari hehe abakozi ikibazo ntago ari abakozi ikibazo ni ngewe kubera ko naje kugira ikibazo cya konti yanjye igira akabazo ahubwo unaje nari mfite gahunda yo kuguhamagara kugira ngo usobanurire amafaranga njye nayohereje rya ashize igihe kingana iki jyewe nyohereza ndabyumva ukwezi kose ubu turajya kuri banki ngo ukemure ikibazo cya konti ibintu bimeze bite reka boss reka ngusabe iminsi 3 mu minsi 3 dukora iki sasa ngiye kukwirukana basi nangaje abandi kubera ko ngewe kuma ndi kubona akazi kanjye urimo kwica wambabariye boss ndakwinginze ndagusabye kubera ko urabizi niho nkuru umugati umwana sasa niho ko mbere guhaha ariko ugomba gukora akazi kawe neza ubu twebwe kumva dukorera boss tumananye igihe urabizi tumanye igihe ko ariko utangiye kugenda witwara nabi kubera ko tumaze nyine kumenyerana ko tumaze kumenyerana utangiye kugenda witwara nabi naguhaye ko miliyoni mpamahirwe ya nyuma sino njye naguhaye miliyoni zanjye zingahe urayazi ntago nakwirirwa nyavuga mu maso yawe sari kuri konti yawe yego ijatse nsanze yambaye ubusa Tonje nawe turabona mba kurangira ryari dore wa muntu wanze kunyishyura ndamubonye mwiriwe neza kutanyishyura habaye iki wampa umwanya muto nkavugana na reka nta mwanya muto ugomba kunyishyura nanjye abana banjye barabura ugomba kunyishyura nanjye nkari ko nabishyura amashuri dore ejo bundi bagiye kujya mu ishuri ambayemo inzu amezi 5 yanze kunyishyura kandi abana banjye umva Deo ndavuyamaye ngewe kumanya abakozi banjye bose mbishyurira inzu mbaha amafaranga kumanya buri kwezi y'inzu ntabwo arakwishyura sorry ngewe urumva yaje kunsaba inzu turandikirana ukwezi kwa mbere kurashira ngo boss ntago aramemba ngo boss yagiye muri Amerika urikumva njye uravuma amafaranga yanjye urama amafaranga yanjye nutayamba naguva hano si nkwa amafaranga y'inzu urayamba none amafaranga y'inzu uyu musista ibibazo byanjye oya ibyo musista bireke njye urama amafaranga yanjye uzi abana banje baraburara bakabwirirwa ishuri rigiye kujya urayama ndumva ibintu kumbereka by'amanyanga ngiye guhamagara polisi bose umva nkubwiza ukuri ndi kugusaba twumvikane nk'umugabo mugenzi wanjye urimo kunyima umwanya w'icyo ugiye gukora ugiye kunteza polisi ndabizi n'ubundi abakira ukuntu mukora baraza abantware ngiye kukubwiza ukuri aho kugira ngo mfungishe ntacyo nkiramira ntabwo mvana kuri iyi shansi nahuye na wa mukobwa nyine wigeze kuza mu rugo shiri yankubise urushyi mu muhanda numva noneho injereri ziravuze nyine nababaye noneho isura yanjye yabyimbye pe meze ntago wabona ukuntu meze mu maso gusa byambabaje yanyumvishije uburyo cyuri ari Chris ariko ntago njye namurebye neza kuko urabyumva nyine ahise adusiga aho ngaho aragenda dusigara mu bwibyo nyine yanyumvisha uburyo cyuri ari Chris kandi nzi ko we yagiye mu kazi ntibaza ukuntu namusanga ari gusabiriza ku muhanda ngiye byancanze
none se ko yahise aza akankubita nyine urumva ntare kubigenza ute nahagaze nyine bose ngiye gukora njyewe uyu munsi ngiye kugenda cyende ngufuri nta kintu na kimwe uri bukure mu nzu kandi ntundarire mu nzu n'abayobozi babe babyumva oya ndeka mbabarira Hello. Yes afande. Ugiye kumpamagariza rwose umva nkubwire nakuniga nakubwiye ko iyi chance yawe nyigutsinda ugiye kunijya ku mafaranga kwanza mpereza iyi telefone ugiye kunijya ku mafaranga ugiye kunijya ku mafaranga lekura we nakubwiye ko afande ko batari yaza afande ko batari yaza rwose umva nkubwire nuko ni boss utanga ubutoya kakagabura nubu uri boss umva nkubwire urabona imbaraga ufite nizo mfite utanga ubutoya nuko ni boss ntaho bihuriye ifaranga ningufunde ifaranga nika umva nkubwire rekura nagira umugira neza ngo nibura ngo mpeze ahangaha nzajya njya mpoko uzemba ndiho nk'amayibo n'izindi zose nubwo nanjye ndi mayibona ko shabitse sha ubuzima burambonye kabisa iyi niyo bavuga bita life gusa ariko ngiye kubazira nubwo batangiye kugenda bamenye ngiye kugenda nihindure kuri buri kimwe cyose banze mbijyaho menye impamvu bateye kugira ngo babimugenda barabizerwa kuri njyewe ndabaziye bazabyisha ibyo bankoreye byose batangije urugamba batazi ko bari gushotora intare ngiye kubiyereka kuko nzafatirizaho amahirwe ni uko bamaze kumenya n'aho batuye bose gusa ariko buretse baraje barambona tu umunsi nabi ako ikibazo mfite iki ko numva muri njye natuye izina Chris ko numva yabanye Chris byagende urumva narushye ndatutukanye mana y'isi n'ijuru Chris ko narinzi ko yapfuye kera ko narinzi ko kandi ko numva Chris yakomeje kuba Chris hano hanze ibintu bimeze bite ko